reka kamwe akantu kamaze iminsi kavuga rero ku mbuga nkoranyambaga kavugwa nuko wa mukobwa umwe ugeze kwambara bikini muri Miss Supranational akaba yitwa Miss Ingabire Habiba ndetse akaba yaravuzwe cyane mu bitangazamakuru bitandukanye ubwo yatukanaga cyangwa se agatuka umukemurampaka wo mukuye muri Miss Rwanda akaba rero umukobwa afite imyaka 21 y'amavuko uhagarariye u Rwanda rero muri Miss Supranational yabereye muri Poland mu kubaza 2018 kuri ubu rero ngo biravugwa kuno mukobwa ashobora kuba agiye gushinga urugo ndetse kimwe mu kidasanzwe bivugwa nuko ashobora kuba afite n'amezi ashobora kuba rwose no mukobwa ngo yaramaze umuhungu bagiye kubana yaramaze rwose tayari amakuru rero agera rero mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga nk'uko babivuga nuko ubukwe buzaba kuri wa gatandatu tariki 21 Nzeri 2019 bakazakora ubukwe bwa Islam buzwi nka Nika izina rya Habiba rero ryavuzwe cyane mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi ubwo yatukaga Rwabigwi Gilbert wari mu kanama nkemurampaka kahitagamo abakobwa baserukira umujyi wa Kigali mu irushanwa rya Miss Rwanda 2018 uyu mukobwa yavugaga ko Rwabigwi yagize uruhare rukomeye mu gutuma adakomeza mu irushanwa mu gihe we yibonaga akikebuka nka musheru akavuga ati ndi mwiza ariko kandi bikaza kurangira Rwabigwi amuhaye no yarirebaga akabona ni mwiza rero ariko kandi aza gusanga umugabo witwa rero Rwabigwi aramubwira ati ariko nubwo waba mwiza wagira ute ntabwo biravugwa rero ko uyu mukobwa kuri uyu wa gatandatu ashobora kuza kubirangiza umwanzuro ukaba wararangiye yewe gukaba wanarangiye na kwa kundi ngayo nguko rero ubwo tubifurije kuzagira ubukwe bwiza ngibyo rero ibivugwa nyamuneka aba muri hafi muzamutahire ubukwe umukobwa rero w'uburanga w'imyaka 27 yemeye gushyingiranwa n'umupfumu murusha imyaka 56 umukobwa witwa Nurayeni ukomoka muri Indonesia w'imyaka 27 aherutse guca ibintu mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ubwo yemeraga gushyingiranwa n'umupfumu w'imyaka 83 witwa Sarudogo uzwi cyane mu gace kitwa Desa Jatilaba Nurayeni yahuye n'uyu musaza rero umurusha imyaka 56 mu Nyakanga uyu mwaka ubwo yari kumwe n'ababyeyi be bagiye guteresha utuyuzi maze birangira ngo amukunze bidasanzwe uyu mukobwa akimara kubona uyu musaza ngo yatangiye kujya ava iwabo mu ibanga akajya gusura uyu umusaza ndetse nyuma aza kwerurira iwabo ko yamukunze byo gupfa uyu mukobwa yasabye umupfumu ko yazamusura iwabo arabyemera gusa ngo uyu musaza ngo yabanje kwanga gukundana n'uyu mukobwa yarutaga cyane gusa nyuma yaje kumusaba ko yamubera umugore maze arabyemera nuko rero nubwo ababyeyi ba Nurayeni bahise bemera ko ashyingiranwa n'uyu mupfumu abana be b'uyu musaza babanje kubyanga cyane ko umukuru muri bo afite imyaka 51 nawe afite abana baruta uyu Nurayeni urukundo rero ni rwogere uyu mukobwa yavuze ko uyu musaza yamusabye kenshi ko yashakana n'umugabo bafite imyaka ijya kungana ariko ngo yarabyanze kuko ngo yakunze uyu rukukuri yagize ati nibyo yambajije kenshi impamvu ndashaka abasore dufite imyaka ijya kungana ariko namubwije ukuri ko namukunze cyane nkikundira uyu rukukuri abana b'uyu mupfumu Surudiko barwanyije uyu mukobwa cyane ndetse bamusaba ko yajya gushaka abasore bakiri bato arabyanga kugeza ubwo baje kwemera ko bashyingiranwa maze uyu musaza yagira gutya arisazura yishakira agakobwa kakiri gatoya yishakira agakobwa rwose aramushaka da ngaye nguko rero ibiba kuri isi namayobe ibiba kuri isi namayobera ditsimba mbaruga kuni isi yacu ari nziza ntiyari ikwiriye kumera itya hanyuma rero umuhanzikazi Aline Sano yavuze uburyo ibibi bye n'umukunzi we babiziranyeho Sano
Aline Shengero Sano, umuhanzikazi nyarwanda ukomeje kwigarurira imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Batari bake yashyize hanze indirimbo yise Forasi irimo amagambo y'abari mu kwezi kwa buki. Nta gihe kinini rero Aline Sano mu muziki nyarwanda, ariko uburyo amaze kwigarurira imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda byaratunguranye, kuko amaze gushyira hanze indirimbo zitarenze 5 arizo Naremeye Wowe, ari nayo ndirimbo yamenyekaniyeho Rwiyoborere, Painkiller, We The Best yafatanyije n'umuhanzi Ivan Blavani, ni nshya yashyize hanze yitwa Forasi. Babwije ukuri mw'abantu mwe, uno umukobwa witwa Aline Sano, ubwa mbere mutumina muri kino kiganiro, numwe mu bakobwa afite ijwi ryiza, numwe mu bakobwa badashakisha, numwe abantu badashakisha umuziki. Umukobwa araririmba ukabyumvira mu musokoro, ukabyumvira mu mano, ukabyumvira mu musatsi, ahantu hose. Uyu mukobwa ni umuhanga cyane, yitwa Aline Sano, akavuga ati ibyanjye rero n'umukunzi wanjye tubiziranyeho, ati yaba ibibi n'ibyiza byose tubiziranyeho. Aline Sano, birumvikana rero impamvu nasomye no nkuru mu tuntu tudasanzwe nuko nashaka gutanga ubutumwa mbwira abantu, babwira ngo iyo ukundana n'umuntu, iyo ufite ibyo muziranyeho ni ibanga ryanyu, iyo mutandukanye rikwiye kuba gukomeza kuba ibanga ryanyu, kuko n'ubundi mujya gukundana nta tangazo muba mwaragiye gutanga ngo abantu babimenye. Mukwiye gupfiramo mukamererwa neza, mukamererwa nabi kandi nabyo, ariko kandi mugapfiramo mukemererwa